Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko abari mu gihugu rwagati wa Kigali. Imana ishimwe kandi ihimbazwe, ikomeze kubitaho, ikomeze kubahaza uburame, ikomeze kubaha byinshi byiza mwifuza, ikomeze kubahereza umwuka mwiza muhumeka. Turi mu isi y'abagenda, turi mu isi y'ababaho, turi mu isi y'abakire n'abakene, turi mu isi bamwe bishimye abandi bababaye, ariko iherezo ry'umuntu ni rimwe, agira kuvuka akagira n'igihe cyo kubaho. Umuryango ugira ibintu bibiri, ugira igihe cyo kwishima ukagira n'igihe cyo kubabara, ugira igihe cyo kuvuka ugira n'igihe cyo gushyingurwa. Uwo ni umuntu uwo ari we wese w'ikiremwamuntu uriho kuri iyi si. Ni Mr Jean Ngugu nk'uko bisanzwe, muri kumwe kuri Iris Rwanda TV. Maze igihe mumbaza ngo amafilime ari hehe, amafilime muri hafi kuyabona muhumure, turi kubategura amafilime Ikiraro cy'Urukundo volume new, romantic time nayo iri hafi kubageraho, n'izindi filime zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko aya masaha ni inkuru y'umubabaro n'agahinda, ni inkuru ngiye gukora mbabaye cyane, ni inkuru ngiye gukora ntari mu byishimo, ni inkuru ngiye gukora cyangwa se ndimo ndababwira mfite agahinda n'umubabaro uturuka ku nkuru ingezeho aka kanya. Ni inkuru iturutse navuga ahantu muri korali Gosheni yamenyekanye, Mana uzi kurinda, yo mu karere ka Musanze, ADPR Umuhoza, ururembo rw'amajyaruguru. Iyi korali yamenyekanye mu bihe byari bigoye cyane, byari biruhije, mu bihe kuko ni korali yabayeho nyuma ya 1994, ubwo u Rwanda rwari ruvuye mu bihe bibi byari bigoranye cyane bya jenoside, kuko amahano yaguriye igihugu cyacu muri 1994 nta muntu n'umwe utayazi. Nyuma ya 1994 rero, muri 1998 korali Gosheni nibwo yabayeho, itangizwa na bamwe mu baririmbyi bagiye batandukanye. Ariko uyu munsi inkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda n'umubabaro, umwe mu bantu batangiranye na korali Gosheni ari umwana mutoya, akaza kuyikuriramo, ikaza kumushingira, akibaruka abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Uyu munsi wa none, aya masaha tuvugana, amaze gutabaruka, ashizemo umwuka. Imana imutuje ahera hayo, Imana imutuje mu cyanya cyayo cyo mu ijuru, Imana imutuje aho abakristo bose bajya. Agiye nk'umukristo, agiye nk'intwari, agiye nk'umwe mu bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, yaba muri korali Gosheni, yaba mu buzima bwa buri munsi aho yabaga, aho ubuzima bwe bwa buri munsi. Agiye nk'umwe mu bantu babanye neza na korali Gosheni, babanye neza mu itorero rya ADPR, bakoze ibikorwa buri wese yaheraho ashimira, avuga ngo umugeni aratashye. Korali Jehova Jene yaririmbye ngo umugeni aratashye, n'uyu yari umugeni aratashye. Iyo umuntu ari umugeni aba yambaye ibyera de, aba asa neza, aba aberewe impande zose, nta na kimwe aba ataberewemo, aba ameze neza. Uyu nguyu nawe rero yaririmbye muri korali Gosheni, abamo umuririmbyi yatangiranye nayo kugeza n'izi saha yarakiririmba muri korali Gosheni. Nyuma y'imyaka igera kuri 3 arwaye, uburwayi tutaramenya ngo ni ubuhe, abashije gutabaruka, apfuye mu masaha make ashize. Ninde rero ndi kuvuga? Abenshi mu kuvuga ngo kuki ntavuga uwo muntu wapfuye, bamwita Kwizera Solange. Kwizera Solange washakanye na David aguye mu rugo. Yashakanye na David Munyawera, ari nawe babyaranye abana babiri. David ni umwe mu baririmbyi babayeho ndetse bakiriho muri korali Intumwa, akaba yarabaye umuvugabutumwa utandukanye. Nyuma yo gushakana na Solange babyaranye abana babiri. Aba bana babiri bakimara kubabyarana, na nibo uyu mumama ashize nk'imfubyi, bakaba basigaye ari bonyine kuko umubyeyi wabo amaze gutabaruka, yaryamiye ukuboko kw'iburyo. Ahagana mu masaha 5 nibwo inkuru yamenyekanye yuko Solange Kwizera
nk'uko ari kwizera koko apfanye kwizera amaze gushiramo umwuka. Yari inkuru ibabaje ku baririmbyi ba korali Gosheni, yari inkuru ibabaje ku banyamuryango ba ADPR, yari inkuru ibabaje ku itorero rya ADPR muri rusange mu gihugu no hanze y'igihugu, yari inkuru ibabaje ku muryango we bwite, ku mugabo we n'abana be. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru itugezeho natwe kuyakira biratuvuna muri IRC Rwanda TV. Ni inkuru numvishe nanjye ubwanjye numva inteye ubwoba, numva inteye akababaro, dore ko uyu mumama ngewe ubwanjye mu minsi ishize nari mperukanye nawe, twigeze guhura. Ntabwo ari mu minsi ishize, ni mu myaka ishize, twari kumwe tugira n'ibihe byiza. Aratwakiriwe mu rugo na David umugabo we, ashobora kuba hashize imyaka hafi, ni muri periode ya covid, ariko isura ye biragorana cyane kugira ngo ize guhanagurika mu mutwe wanjye. Kwizera Solange yabaye umuririmbyi wa korali Gosheni kuva mu 1998 nk'uko nabibabwiye. Ari mu batangiranye nayo. Korali Gosheni imaze imyaka 28 ibayeho, ikora ubutumwa bwiza, ibwiriza ubutumwa bwiza. Ari korali y'amateka, ari korali yamenyekanye mu ruhando rw'amakorali akomeye, yaba hano mu gihugu no hanze y'igihugu, yaba by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni korali yakoze amateka mu buryo butandukanye, ni korali y'inyabigwi twavuga, ni korali yabyaye Vestine na Dorcas bari kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, aho bagiye gutaramira abarundi muri weekend. Baza bafitemo igitaramo, dore ko bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, bakiriwe neza cyane, bakakirizwa amashyi n'impundu. Navuga ngo iyi nkuru nabo itari buze kubagwa neza, navuga ngo ni inkuru y'agahinda n'umubabaro kuri bo, kuri Vestine na Dorcas, aho bari nabo sinzi ko iyi nkuru nibayibona nabo iri bubagwe neza cyangwa se iri bubanezeze. Iyi korali Gosheni nyuma ya 98 yakoze ibikorwa bitandukanye. Ubu ngubu ifite umuryango mugari witwa Gosheni Family, aho iyi Gosheni Family igenda ikora ibikorwa bitandukanye buri mwaka, aho Gosheni Family igenda ari korali y'inyabigwi ikomeye cyane. Ndetse kuri uyu munsi wa none nk'uko turi kubabwira iyi nkuru, akaba ari korali twavuga yatangiye ari nk'iy'urubyiruko, nyuma ya korali Ingabire, korali Urukundo, korali Intumwa, korali Abategereje, haza kuvuga korali Gosheni. Nyuma ya korali Gosheni havuka korali Shilo n'andi makorali menshi agiye atandukanye kuri ADPR Muhoza, akora umurimo w'Imana hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu murwayi cyangwa se uyu watabarutse yari yararwariye mu bitaro bitandukanye, aho yivurije mu bitaro bya Ruhengeri uburwayi bwe buranga, yivuriza mu bitaro bya Butaro biranga, bigira naho ajya muri CHK biranga, aguye mu rugo kuko abaganga bari baragerageje byaranze. Yarategereje igisubizo kiva ku Uwiteka, kandi Uwiteka atwaye umujakazi we. Korali Gosheni mu byumweru bitatu bishize yasuye uyu Solange Kwizera mu rugo we iwe, aho asanzwe aba. Mu kumusura baraganiriye, barahataramira, bahagira ibihe byiza. Navuga ngo byari ibihe bya nyuma byo kumusezeraho nka korali, kuko icyo gihe yari akibasha kuvuga. Mu cyumweru kimwe gishize, nk'uko amakuru tuyatangarizwa na Bwana Jerome, umwe mu bayobozi ba korali Gosheni akaba na perezida w'iyi korali, yatubwiye yuko mu cyumweru cya nyuma nibwo atarakibasha kuvuga kugeza ubwo atabarutse. Ariko navuga ngo ibihe bya nyuma by'ingenzi yabigiranye na korali Gosheni, yamusuye mu rugo iwe, bararirimbana, barataramana, karahava, buri kimwe cyose kigenda neza, arabasezera. Korali Gosheni navuga ngo yarabasezeye. Ahasigaye tumwifurize ishya n'ihirwe ahagiye. Turabizi umurimo w'Imana ntuhagarara, ntabwo tuzi abagiye ikuzimu icyo baba bagiye gukorayo, ntabwo tuzi abagiye mu ijuru icyo baba bagiye gukora, kuko nta wagiye ikuzimu ngo agaruke, nta wagiye mu ijuru ngo agaruke. Icyo tuzi ni uko umurimo ukomeza kuri bo, bavuga ubutumwa. Ahagiye azakomeza aba umuririmbyi, ahagiye azabwiriza ubutumwa bapfuye batihanye. Reka tubyizere gutyo. Kwizera Solange, uruhukire mu mahoro. Ukeneye gufasha uyu muryango kugira ngo uherekeze umuririmbyi mu mahoro, uherekeze umuririmbyi mu buryo bw'icyubahiro, ushobora gukontakta nimero turi bushyire hasi kugira ngo ube wavugana n'umwe mu banyamuryango we cyangwa se umuyobozi wa korali Gosheni, uze kumenya amakuru arambuye yo kuba yashyingurwa. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda.
kora gosheni mukomeze kwihangana, ADEPR muza mwihangane, ururembo rw'amajyaruguru mwihangane, namwe mwese mukomeze kwihangana. Ni Mr. Jean Ngugu, kora subscribe, like, share na comment, amakuru n'ibiganiro ndetse na filime zacu zikomeze kukugeraho ku gihe. Dusure kuri iList